Reka ngushimire wamaze gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ndi hano mu Biryogo munsi ya Maison Trésor nkuko mubona muri rusange. Hari amakuru dufite tuba dushaka kugeza ku bantu bacu bagiye batandukanye. Twifuje kumenya ese aba bantu bavuga ngo bacuruza imiti yo gutera akabariro ngo y'ibiki n'ibiki, abantu bavuga ngo bamasabano biba bimeze bite. Maze iminsi indarira ahangaha nkabana ibintu byinshi bigiye bitandukanye. No munsi rero iyo duhagaze mu muhanda murabizi of course maragiye kuvumbura, reka ngendane na cameraman wanjye hanyuma nze kumenya kuno gahunda azimeza abana bafanati Isiaka manager, ariko iyo ndi mu kazi sinjya nanirwa muri rusange. Ahangaha turi mu Biryogo munsi ya Maison Trésor nkuko muri murabibona. Mama, hasi ahandi tuyatuza. Okay. Ngira ngo turimo turagenda gato, ngira ngo ushaka kabereka, ariko mu buryo turimo kuza turashaka kuza kubereka bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ese imiti bacuruza ni bwoko cyese, amakuru aba hari na yahe. Nari mpazinyuze mu kanya ndabona ko babyifashe, ndavuga ati reka nyarukireyo. Uburyo twinjira gutya nkuko mubibona ahangaha, nta muntu twasa aba hano. Meze bite umusaza? Kameraman bato. Meze bite bro? Meze gute? Meze bite chef? Nose ko muri kwinjira abantu mu kazi bameze Umusaza meze bite? Ariko ibi ntabwo babyemeye kuza winjira umuntu mu kazi usanga ari mu kazi, ntabwo babyemeye. Ikibazo giha Oya, ariko nko mu ibanga ry'akazi burya ari ibintu utagombye kuvuga cyangwa se kugaragaza, kuko bangaho hano mudusanze munsanze ndi mu gikorwa ari umuntu kandi gufasha. Sitanye rendezvous na docteur, niyo mpamvu tuje gutya nabatunyuzemo gutya, ariko twiziramo hano. Oya, ni ukuvuga ngo ibyo ndabyumva neza, ariko Uriya muntu mushya so buretse gukamera. Oya, ibintu byo gukamera byo ntabwo byemewe, ko nziba Kigali bagara. Bro mumbabarire sibyo? Nta kibazo. Oya, turashaka kumenya ibintu wenda twaganira hanze basi, sibyo? Twaganira hanze. Reka basi tuganira mu Oya, ntabwo bishoboka. cameraman genda n'abatuzatumenya cameraman. Umusaza nuko tuza ntabwo tuyatunanirwa. Oya, basi wenda nimba ari ikiganiro ushaka nakigwera hanze, ariko nutirana. Twazite gahunda yo kuza hano, ariko ntabwo tujya duteguza twebwe tu. Basi okay. Bambabarire ukazimya kamera. Cameraman ntuzananirwe. Ntabwo dukina n'abana. Sister, sorry basi bro, mumbabarire wenda nabaye ikiganiro hanze, sibyo? Basi bitari aka kanya basi. Nyine turashaka kumenya, nyine tureka twarize uramuna kantu gato. Okay. Kuki mukunda gukora abakobwa se? Oya, nawe ushatse cameraman ntugire icyo gufasha, sibyo? Ntago ari abakobwa gusa, sibyo? Nawe wazanga gufasha, ntago ari ukuvuga ngo naka kanya. Oya, so please mumbabarire. Ntago cameraman. Sister bite. Ni byiza. Igira ubwoba. Igira wikitanga umusaza. Sister bite. Byiza. Ntabwo byemewe. Nimba ari ikiganiro nsanze ndi mu kazi hano, sibyo? Nimba ari ikiganiro wagombye kuza nkaho kambaza se wamaye amakuru nk'amakuru ushaka nk'umunyamakuru, sibyo? Ntabwo wagombye kuza nk'aka kanya unyinjira uko tayari bungubu nshatse najya kukurega, sibyo? Tubabarire basi, tubabaye. Nimba ari ikiganiro mushaka ntabwo ikiganiro, sibyo? Ariko nabyo kwinjira mu kazi ndakigwa kuko ndakigwa, ariko mubaze ijambo ngo kamubaze ijambo rimwe. Assalamu alaikum. Salam. Igira ubwoba nta kibazo. Dusanze uryamye ku buriri muri abakorerwa. Nabonaga bafata ku kibuno, bafata imashini. Oya, nta kibazo, nari naje kwivuza. Kwivuza. Wivuje iki? Urimo kwivuza iki? Mureke kwinjira mu manuza yo mu mabanga. Nimba ari ikiganiro ushaka nakigwera, sibyo? Mumbabarire muze dukomeye. Okay, nanje nishimiye kubamenya, sibyo? Amazina nanjye ubwanjye bantira Dukunda Thierry. Nkuko mumbonye mukaba munsanze hano mu kazi. Ni ukuvuga ngo rero munsanze iri vuriro twebwe tuzatse Kari company. Twe tuje kuriya bosi wawe ntago twe twavuganye twanye gahunda, ariko buryo uhanye n'umuntu gahunda aje usanga yakwiteguye buri kimwe cyose. Umuntu atwihanganire, niyo mpamvu babonye tuje kuriya, kandi n'umukira wanya tubabarire n'ibinakunda turaza kuganira nawe. Hanyuma muri rusange nyikubaza, turashaka kumenya gahunda zanyu nizihe, mukora iki, muvura ibiki n'ibiki, tuganire muri rusange, wongere none twibwire uwo uri muri rusange. Reka nangire mbibwira. Amazina yanjye ni Dukunda Thierry, nkaba ndi umuvuzi hano. Hano muri Nseka rero ni ivuriro rivurisha ibimera by'umwimerere 100%.
tukaba tuvura indwara nyinshi zitandukanye dukoresheje ibimera. Ni ukuvuga ngo hari uburyo bwinshi bwo gusuzuma nk'ibyo mu nsanze hari andimo, turavura tukanasuzuma n'indwara nyinshi zitandukanye. Nk'uko mubona aha ngaha rero ni imiti mbese y'ibimera 100%, sibyo? Kandi y'umwimerere ku buryo nta kindi kibazo ushobora gukoresha iyo miti nta kibazo yaguteza muri wowe, sibyo? Ni ukuvuga ngo tukaba tuvura indwara nyinshi zitandukanye. Yego. Urabitubwira wenda kameramani agendane nanjye, urabitubwira uduhe, hari amacupa menshi yose ntabwo bazenguruke, ariko tubwire ngo umuti uvura iki, ngo nabo abagabo batarangiza variganya nyura hano mwumva ibyo babona ibiki n'ibiki, ngo batarangiza vuba ngo n'ibiki, n'abagore badafite amavangingo n'ibiki ngo nibyo mucuruza. Abenshi bavuga ko muba mubatuburira, abenshi bagatanga ubuhamya ko byabayeho ari byo. Ndagira ngo utubwire imiti wenda mukoresha y'ibimera wabitubwiye, ariko cyane cyane imiti abantu benshi baza bagura byo natwega ati umuti n'ingo kora gutya. Aha ngaha ni kwa muganga nko nabikubwiye, sibyo? Buri muntu wese agiye kwa muganga uko bitewe ko afite ikibazo runaka kimukomereye, sibyo? Uyu munsi ushobora kuba urwaye malaria ukajya kwa muganga, ushobora kuba urwaye amibe ukajya kwa muganga, ushobora kuba ufite ibibazo byinshi ubwawe nawe wumva udafite ubusobanuro kandi bikaba ngombwa ko byagusaba kujya kwa muganga. Nkuko nakubwiye rero ino ni company, sibyo? Akaba ari n'ivuriro rivurisha ibimera. Nkuko wajya kwa muganga ahandi hose, ni nako no ugasanga y'ibinini inshinge ariko batabigurisha baravura, sibyo? Ni ukuvuga ngaho tuganwa n'abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye. Nkuko wabivuze hano tugira imiti myinshi cyane ko tuvura indwara nyinshi zitandukanye, sibyo? Ushobora kuza ufite ikibazo cyo kuba warikinishije, ushobora kuza ufite ikibazo cyo kuba wararozwe, ushobora kuza ufite ikibazo mbese ni byinshi. Ni ukuvuga ngo ni byinshi cyane. Niyo mpamvu nagenda kereka munyemereye. Nta kibazo ndashaka kumenya abanyarwanda imiti mucuruza y'ibimera n'ibiki, hanyuma wenda mutwanga nubwo twaje dusa nkaho twishamye ariko ntabwo twigera tunanirwa, tugomba kuvumbura. Ugera nutwereka umuti ukora cyane ko cya kameramani wanjye turi kumwe ndetse na mikoro yagendana nawe. Yego. Ni ukuvuga ngo uyu ni umuti wa amibe, sibyo? Uyu ni umuti wa amibe. Uyu ni umuti wa amibe. Ni ukuvuga ngo rero uyu muti ni byinshi ukora ku buzima bwa muntu, sibyo? Handitse ngo rukongo. Bawita rukogota. Ni ukuvuga ngo impamvu ari rukogota, yego. Uyu ni umuti ushobora ufite imbaraga zo kuba wasenya amibe n'igikonoshwa cyawe n'amagi yawe byose mu gihe gitonya, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero hano tugiye dufitemo imiti myinshi. Uyu nguyu ni ukuvuga ngo amibe igikonoshwa cyayo n'amagi yayo ibasha kuba yayisohora mu gihe kitarenze iminsi 15. Abantu batabasha kurya, badafite apeti, badafite akabaraga ku buriri, kugugara, constipation, dukomeze kugugara, ushobora kuba ufite constipation, ushobora kuba urwaye hemorrhoide, uriya muti uragufasha cyane. Akaba n'undi muti rero bawita ibyishimo byo mu rugo. Ni ukuvuga ngo bawita ibyishimo byo mu rugo. Uyu ni umuti ku bagabo bafite ikibazo kijyanye no gucika imbaraga, ugira ikibazo cyo kurangiza vuba. Uyu muti uza ari rurangiza, sibyo? Ni ukuvuga ngo ushobora kuba warikinishije, uyu muti usenya ingaruka zose zitenywe no kwikinisha kandi ukabasha kuba wabasha kubikura mu gihe kirambye. Hano tukaba dufite n'indi miti. Uyu ni umuti w'abadamu, yego. Ni ukuvuga ngo rero bawitije mu rugo, sibyo? Ni ukuvuga ngo umudamu ugira ikibazo cy'amavangingo, ubushake n'ububobere, ama-infection atandukanye, uyu muti uramufasha cyane. Kandi ndakubwiza ukuri ko uyu muti wacu ni umuti wizewe kuko byibuze ni umuti uyicyufata buryo umuti ucyumara kukoresha ugomba kukwereka resulta butagombye kujya kumara umuti, sibyo? Ni umuti ushobora kubona resulta nibuze ukiwutangira atari kujya gutegereza ngo baje kumara ikindi gihe cyose utegereje ko uzabona resulta. Wenda barabyumva muri rusange kuko hano hari imiti myinshi igiye itandukanye. Reka bajye babagana, twebwe nk'abanyamakuru tuza twishakira amakuru kuko ikintu cyamena amakuru. Kameramani wenda yatwereka ahangaha hari ino miti tuma tureba y'amafu. Iyi miti ikora iki? Ni ukuvuga ngo rero uyu ni umuti. Ni ukuvuga ngo
ku bantu bafite ikibazo kijyanye nimba ugira ikibazo cy'imihango idakama, ugira ikibazo cy'ibibyimba mu nda, uyu muti uragufasha cyane. Ni ukuvuga ngo twebwe tugiye dufite imiti myinshi itandukanye, cyane cyane nko ku bakobwa bagira igihe amatariki ahindagurika, ama infection atandukanye. Uyu ni umuti mwiza cyane wagufasha, ni umuti mwiza wagufasha ku bijyanye no ku kibazo cyose kijyanye na infection, sibyo? Nk'uko mubibona rero ahangaha hari indi miti. Uyu ni umuti ujyanye no kunanura, kugabanya ibiro, sibyo? Umuntu ufite ibiro byinshi cyangwa n'umubyibuho, ni ukuvuga ngo mbese ni umubyibuho mu mvugo nziza, sibyo? Ku muntu ufite ikibazo cy'amakolesterole, sibyo? Uyu ni umuti. Kolesterole ni iki mu Kinyarwanda? Wenda hari abatarizi badukurikiye. Mbese ni ibinure muri makenya, sibyo? Ni ukuvuga ngo uno muti ubasha kuba watwika ibinure mu gihe gitonya. Yewe muntu ufite ikibazo cyo kuba ufite mbese shape udashaka, yego ushaka size runaka, uyu muti ni waba igisubizo kuri wowe kabisa. Yavu ya sosoma yo ifasha iki abarwayi n'abaje kwivuza? Iyi ni ifu ya sezame. Sezame. Umwana birebera kurega. Iyi ni ifu ya sezame. Sezame abantu badukurikiye nayo narayikoresheje. Iyo muri wowe udatekereza vuba, iyo wayiriye utekereza byane. Ndakubwiza ukuri, iyi ni ifu ya sezame, sibyo? Itandukanye na sezame iri ya yo guhekenya. Kuko ngo iyi ni ifu ushobora gufata kuyifashisha nko kuri breakfast, wategura ku ifunguro rya mu gitondo muri makenya. Bituma ubwonko bubasha kuba bwabasha gukora neza kandi karinda na stress. Yego. Ati gukora neza bikarinda na stress. Amugabo urumva warutwigije kandi twatuje mu byiza. Ni ukuvuga ngo muje mungwiririye ko munsanze ndi mu kazi n'ubundi, urumva ko hari byinshi nagombaga kubanza kubabaza namwe nk'abanyamakuru, kandi urumva ko mwari muje munongoye, sibyo? Yego. Nkuko nababwiye rero, hari umutima mbona hari hejuru, wenda cameraman agendane nanjye, umuti w'urwagashya. Yego. Uriya wenda si ngombwa kuvangana ibi, umuti w'urwagashya. Urwagashya rwarwaye, umuntu yarurwaye, uriya muti umufasha. Ni ukuvuga ngo uriya ni umuti, nkuko nabwiye hano, imiti yacu yose iba yarabanje gukorerwa isuzuma, sibyo? Ni umuti hangangiye nshobora kuguhereza, nkaguhereza ndi confidence yuko ngiye kuguhereza kandi nta kibazo uzakugiramo, sibyo? Uriya twese tuzi ukuntu urwagashya, sibyo? Ururwara. Ni ukuvuga ngo ku muntu ufite ikibazo cy'urwagashya ni uriya muti ukoreshwaho. Si waza ngo nguhereze umuti w'urwagashya utarurwaye. Kuko nakubwiye ahangaha ni kwa muganga, turasuzuma tukabasha kureba impagarika yose ukuntu ihagaze. Iyo dusanze ufite ikibazo nka kiriya rero nibwo tuba twabasha kukugenera umuti bitewe n'ikibazo cyawe. Hari umuntu ushobora kuvuga ati ko iki bafite imiti yo kuvurisha, ese nyine mfite amafaranga yanjye nk'uko wajya muri farumasi, ntabwo ashobora kuza akagura umuti akawujyana? Ni ukuvuga ngo rero ushobora kuba wizi ikibazo runaka, sibyo? Ubizi ko icyo kibazo neza ugifite. Nk'urugero ushobora kuzanga uvuga ati wenda genze mfite ikibazo cya amibe, cyangwa se ngira cyo kurangiza vuba bitewe ko nari ikinishije ndabizi neza. Aho ngaho ushobora kuzanguhereza umuti, kandi nibuze ko ndabanza nkagusaba amakuru, kambwira amakuru yawe neza nk'uko uri kubwira muganga, turagufasha rwose. Ni ukuvuga ngo waba uzi ikibazo urwaye, ushobora kuza ukagura umuti tukaguhereza, ariko bidakwiye ko no mu gihe n'ikibazo utazi wifiteho ugomba kuza tukagusuzuma kandi bigenda neza. Wenda tugeze ku musozo, ariko uratubwiye ko hari ugiza kwivuriza so bwa mbere nk'ubwa gatatu, ngaho noneho hita uduha nk'ubuhamya bw'ibyakubayeho, wari urwaye ugaki cyangwa ntabwo urakira cyananiwe, ntabwo baragukubita ngo ryara? Oya, bankoraho rikaka, ariko nyine uburwayi ntabwo uza rimwe cyangwa kabiri, n'umuti urashira ukajya kuzana undi aho wakuyeho undi. Amibe, byerekeranye na amibe nabo baramvuye nta kibazo. Reka tugushimire, wenda tuzagira byinshi tugiye tuganira, twari twaje gutya, kandi tubabarire siyakamana ajya no kuntege azagenda banganye. Umva byanyu ni hatari, gusa murakoze. Dore nanga turi ibikoresho byose nabonye babifite muri ngo Sekayi Limited. Nimba Sekayi bisobanura iki? Nimba ari uguhora useka muga aje kuvumbura ko ukora barika? Yego, nkuko nabikubwiye, burya biba byiza iyo ukoze ikintu kuko ukiyumvamo atari kubera ko hari izindi nyungu runaka ubishakamo, sibyo? Yego,
nk'uko mubivuze muri Nsekari Company ni ivuriro nk'uko nakomeje kubikubwira ushobora kugana wizeye ko kandi ugiye gukira sibyo ari byo nkomeza no gushishikariza n'abareba iki kiganiro wenda sinzi aho kiragera kuba bakomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu bakurikirana ibiganiro ni Nsekari Company Limited kuri Instagram ni Nsekari Company Limited no kuri Facebook kandi ndabashishikariza no gukora subscribe bagakomeza no gusharinga kugira ngo ubu buhamya cyangwa se ni inkuru nziza igere kuri bose ibashe kuba yasakara ababagana muri rusange mu rwego rwo kwirinda COVID-19 wenda abasabwa iki kugira ngo wenda binjire hano munabakire kwa mwaba buretse ko nsanze ndi mu kazi sibyo ariko twubahiriza ingamba zagenewe zo kwirinda COVID sibyo buretse ko ndi gutanga interview nta gapfukamunwa nambaye ariko bivuze ko social distance irimo sanitizer turayifite kandi ndagupimishije nako nyine ushaka kwipimisha ukayirwara ariko twabimishije amategeko n'amabwiriza yose turagura wumve ngo dukunda u Rwanda natwe kandi twifuza ko twatera imbere so bivuze ngo rero ikintu cyose cyatuma igihugu gishobora gusubira inyuma ntago natwe twagitiza umurinde ni ukuvuga ngo natwe ingamba tugomba kuzishishikariza n'abandi kandi natwe tugakomeza kuzikurikirana kandi nangushimire boss ari boss okay nimba mwavuganye kaje nari muravugana nari bikubwira boss wamwitande ni Dr Nsekana Alphonse yego tuse ko anga turi ni muri mu biryogo munsi ya Maison Trésor nkuko mwabibonye namukanye muraza kubona icyapa kiharanga mubone n'ibice byinshi muzahage nimurangiza muzana nk'abavura ariko nanjye uramvura ndwara umugongo ndwara inzoka ni ukuvuga ngo nawe urasabwa kubaja kuza ukisuzumisha nk'abandi ugakora muri rwa rugendo nawe cyiza ni ukubanza kwisuzumisha ukabanza ukareba ikibazo runaka ufite ndetse ukabona gufata umuti turagushimiye mu kiganiro duhaye kandi wakoze utwihanganire ubutanzazanye Okay, sana murakoze. Twari turimo turaganira n'umusaza nawe ni dogiteri ni muganga muri Sekai Limited. Subscribe, like, share na comment mu biganiro byacu naho bakubwiye wabasanga kamisi mike tuzaganira na CEO wao tumubaze byinshi byo bitandukanye. Murakoze Imana y'u Rwanda ibane namwe kandi muhorane amahoro n'amahirwe. Twari turi muri Sekai Company Limited. Ciao ciao.